umukire yagaruka so arabizi ko niwe ni mu rugo nibye ni like ntukagere gubesha n'abantu urabona ukuntu umuntu aba afite nk'umupira ariko atunze n'ipantaro ni kwirere na The Choice Live bimeze biriya ni ibintu bye ni mu rugo ahubwo garuka mu rugo kandi impamvu oya buretse utaza kubihindura bro wavuze ngo garuke mu rugo noneho icyo ntago ari ikibazo ni itegeko ahubwo uzaza ryari bibwira abanyarwanda iki cyumweru okay ikiganiro dufitanye tuzagikora asante sana bivuze ngo ku cyumweru dufitanye interview muri Sunday Choice Live na Saga bivuze ngo barabizi ni mu rugo cyo ni kimwe kibazo si iby'imishahara cyo twarakirenze ku cyumweru I'm back kujapa ari kabisa wallahi The Choice Live ubu ngubu iba The Choice Live ya nyayo now it is live now yari playback now it is live umuhangamani impamvu wenda babivuze riri ku nkanga ndikumva agarukanga impamvu babivuze ntabwo ari ukwenda yishimye ngo ni kwa ko n'umuntu yishima agatanga inka sinaba hari abantu batari abana beza we struggled big time kugira ngo twubake platform zizamura impano hari abagizi ba nabi baje bahakinga platform za Phil Peter amacano yose barayajyana bro so as my brother ndi hano kumusapotinga anytime bivuze ngo twarawenda mubwira ngo kura y'amaso ongera urwane wubaka indi platform in fact icyo kintu nari nyibagiwe Irene niwe muntu wanteye courage ndibuka ko nagiye nyine kumusura muri bya bihe yari yaragize ibyago arambwira ati bro nawe uri mu bibazo ndabizi wabuze umuntu wawe wa hafi wabuze ibikorwa byawe n'iki ariko nkurikije ukuntu nkuzi you can do it tangira ibindi bishya iryo jambo ryaranyubatse and I was like birashoboka icyo cyizere nagikuye kuri we and then uyu munsi aravuze ngo reka nze twongere tubikore ntabwo wari uhari wowe nari mutoya impamvu rero impamvu